ngo wahe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi rero mu mazina mwari mwadusabye harimo izina Jose. Niyo mpamvu rero aka kanya tugiye gutangira turisobanura. Wumve Jose ni muntu ki, akunda iki, ese Jose imiterere ni bwoko ki? Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rikomoka mu rurimi rw'Igiheburayi rikaba risobanura Imana umuhungu bamwita Joseph. Andi mazina asobanura nk'iri Joseph, Josephine, Josephina ndetse n'ayandi. Bimwe mu bintu biranga ba Jose ni umuntu w'umunyamwete ariko urebye gusa ibimureba kandi akanga uwo muvangira. Iyo wamushinze ikintu aragikora, ariko iyo utangiye kuvuga ngo nakiriya ugomba kugikora arakwihorera cyane. Iyo abaye umubyeyi Jose akunda abana be ariko akabishyira ku murongo kubera igitsure. Ni umuntu w'umuhanga mu ishuri no mu kazi kandi agira impano yo gukemura amakimbirane no kunga abantu. Jose akunze kurangwa n'ubumuntu, agira inzozi nyinshi aba ashaka kugeraho kandi koko akorana umurava bikarangira abigezeho. Biba bigoye kumenya icyo Jose agutekerezaho kuko adakunda kugaragaza amarangamutima ye, waba umukore neza cyangwa nabi nta mpinduka akwereka. Akora ibintu bye kuri gahunda kandi iyo ushaka kumuvangira murashwana cyane bikomeye. Ni umuntu ugira impuhwe ariko si buri gihe kuko hari ubwo yanga abantu bitetesha cyangwa bamuteraho imbabazi. Mu rukundo ba Jose aba ari umuntu ukomeza ibintu niyo byaba bidakomeye ku buryo ari wa wundi mushobora gupfa akantu koroheje mugatandukana burundu. Ku bijyanye no kwiga, ba Jose akunda kwiga ibintu by'ubuyobozi ndetse asa n'umuntu ugira igitugu ushaka ko aho yajya hose yavuga rikijyana ntawe umuvuguruje. Jose kandi ni izina abakobwa bakunda kwiyita bitewe n'aho baba baravukiye. Ngayo nguko aha ni ku busobanuro buto naguteguriye ku izina Jose cyangwa se Joseph kwaba ari umuhungu. Hari n'andi mazina nkuko nagiye mbikubwira asobanura kimwe n'iri ngiri, harimo Joseph, Josephine, Josephina ndetse n'ayandi yenda kumera nk'aya ngaya. Nakubwiye yuko biranga uyu mukobwa ari ukugira umwete ariko kandi ngo areba ibimureba kandi akanga umuvangira. Ntago ajya yita ku bantu, ntago ajya akunda amagambo. Niyo habayeho amagambo aba ashaka kumenya byagenze gute kugira ngo ayo magambo muvugweho. Reka ngushimire cyane. Niba udukunda nawe wazatwandikira tugasobanura izina ryawe mu bice bitandukanye. Ushaka kujya kuri TV yacu yitwa Waraserutse TV maze amazina yose ukajya uyabonera hano mu buryo bwihuse. Ukeneye iryawe twandikira unyuze muri comment kuri YouTube maze natwe tuzagusubize. Ndabakunda kandi ndabishimira cyane.